terime zirimo zirakoreshwa i Nyarugenge ngo no kwirinda ngo kubyina mbere y'umuziki ngo no kwirinda kuvuga nabonye n'abafana hano barimo barabyandika kuri ku mbuga nkoranyambaga ati mugende gahoro ati by'igikombe ati mubiretse ariko kimwe mu nshingano z'ubuyobozi ni ukureberera ni overseeing cyangwa se no gukora icyo bita prevision gutangira kureba ibintu mukavuga muti ibintu birashoboka option yuko Rayon Sport ishobora gusohokera igihugu nayo ifite probability nini nubwo hakiri match zigomba gutanga ubutabera nyabwo bwa nyuma ejo bundi muri iyi weekend. Rayon Sport iramutse isohotse bwana SG mwatangiye kubitekerezaho uburyo yasohoka ko bisaba amikoro bisaba n'imbaraga no kongereye umubare w'abakinnyi kandi bafite urwego ayo ngengo y'imari yaturuka mwatangiye kubatekereza wenda tuvuge ko haba hatangiye nko kuba nka prevision budgetaire. Urakoze cyane Claude, nagira ngo wenda mbanze usobanurira abantu neza ko tutarimo kwishimira igikombe ahubwo turimo gutegura uburyo twakwegukanamo igikombe. Ntabwo twebwe turimo turaserebura, twageze kuri finale turimo turategura match kandi ngira ngo gutegura ni ibintu bisanzwe, ntabwo ushobora kujya gukina match utateguye. So icyo turimo dusaba ni ugusaba abafana kuzatuba hafi, kuzitabira match muri stade bagafana, kuko ngira ngo murabizi ko ari umwihariko dufite. Umufana wacu ni umukinnyi wa 12, ni nacyo turimo turasaba abakunzi bacu kugira ngo bagure karamatike. Ferwafa yatangaje ibiciro, ngira ngo mwana bibonye ko ibiciro birimo ibyiciro bibiri, uzagura mbere ndetse bazagura amatike ku munsi wa match ko ibiciro bizaba byazamutse. So turabasaba kugira ngo bagure amatike kare, bayabike, bitegure batangira no gutegura urugendo ruzaberekeza i Huye kugira ngo bazabashe kugufana ikipe. Ibindi resultat zo tuzazimenya nyuma ya match, nyuma y'iminota 90. Nk'uko wari ubivuze rero, gusohoka byo hari amahirwe, biragaragara ko dufite amahirwe menshi yo kuba twasohoka nyuma y'imyaka myinshi tubigerageza cyangwa se tubyifuza ntibikunde. Ubwo rero twatangiye natwe gutekereza nk'ubuyobozi, turamutse dusohotse se biradusaba iki? Kuko ngira ngo murabizi ko mu mateka Rayon Sport iyo yasohokeye igihugu ibigomba kugera kure, kandi kugera kure ngira ngo umupira warazamutse nuko ugomba kuba ufite abakinnyi beza. Ibyo rero twatangiye kubitekerezaho, twatangiye gutekereza hashobora guturuka ubushobozi bwo kuba twagura abakinnyi duhereye ku beza dufite, ndetse tukagenda twongeramo n'abandi. Ibyo rwose turimo turabitekereza nk'ubuyobozi, ndetse mu minsi iri imbere tuzanasaba n'uruhare rw'abafana n'abakunzi ba Rayon Sport kugira ngo babigiremo uruhare, dusinyishe abakinnyi beza. Ubundi nidusohoka tuzabe dushobora kongera gusubira mu mateka yacu twakoze, ndetse no kuba twarushaho no gutera indi ntambwe twandika andi mateka. SG wakoze cyane kuduha uyu mwanya, ndabizi ko mufite indi nama, twagushimira cyane. Murakoze cyane Claude, ndetse n'abagenzi bawe na Radio Rwanda muri rusange. Reka Matichko turi kumwe muri studio aba ari utanga ubutumwa ku bakunzi ba Rayon Sport bose. Ariko Mati, kera ikintu cyatumaga imikino nk'ingiyi nka za derby na za finale ryoha nuko nk'umuntu uhagarariye abafana yazaga yisize urusenda agatangira guhabya adversaire. Bose ubu tuzabijyana mu gipadiri ngo gutinya ko bitazakugaruka ngo abantu bakomanteho nabi. Kwire gutanga ubutumwa nk'amatike. Ariko natubwire kuko ukagaragaza uburyo igikombe mugomba kugitwara, uburyo ngo mudashaka guhekwa amapyisi, ngo nimushaka ko babaheka amapyisi ubundi buhesa ahubwo baduhetse. Nagira urumva kuki muri bo baratinya muri izi ni ibyabaye kuri Kiyovu by'abagabo ejo bundi bagiye twahuriye mu nzu imwe yo guprintingamo n'abanditsemo ngo champion 2023. Umutima ndavuga ni Karabaye ibi bintu by'inyarugenge ntabwo mubimenyereye, reka tube turetse. So gusa twe turabimenyereye, ntabwo ni gace cyane usubiye no muri ayo mateka ukareba finale Rayon Sport yagiye ikini izo yabashije kugeraho, ni gace cyane yagiye zihusha. Biragoye, ntabwo zirenze 3 cyangwa 4 wareba rero mu myaka imaze, nubwo tutageze kuri nyinshi, ariko ni gace cyane Rayon Sport ihusha igikombe giteretse hari ikireba. So ntabwo rero najya hari ngo ngiye kuvuga ko muri 11 babanza mufitemo 6 barenga. So bivuze ngo rero dufite equipe nziza, niba dufite umunsi wa none rutayizamu yo bandi onana 15 ibitego 15 ngo ajya kureba APR afite 10.
ukurikiraho wajya kureba umukurikira inyuma ni Musa Hussein afite ibitego 9 bivuze ngo niba mfite meilleure attaque nziza sibyo yego niba mfite meilleure attaque nziza ntagira ubwoba bw'iki bwo kumanuka ihuye abafana ba Rayon Sport babikira mu mutwe yuko dufite equipe nziza icyo dusabwa no kuyiba inyuma tugimono tumanuka ibutare dufite attaque nziza wabonye difference ya Ojera difference ya Ruvumbu icyo dusabwa no kwaba inyuma tukabategura neza ku buryo kuri finale ngira ngo niba utaretse kuvuga ngo hajemo ibintu byo kuvuga ngo ntago bemera ngo igitego ibyo birabareba nakazi kabo ariko icyo nzi neza yuko nubundi nubwo icyo gitego nawushije kimwe se sina bibiri nubundi no gukinana nayihurishije so bivuze ngo rero muri Fazal yarancitse Kiyovu Muhanga yarancitse nukuvuga ngo amahirwe ya makipe yose yagize nagahenge bafite yo kuba bandi imbere kugira ngo champion irangire ni defete nagize zuko nagize abakinnyi navunikisha abakinnyi benshi muri Fazal ubu ngubu iyo nza kuba muri Fazal mu mikino 5 natsinzwe ikurikirana naratsinze 2 champion nge mbanzambaye apana ziraza Kiyovu mbanzambaye rwose ariko Mati nabivuze uriya Patrick namenye nibyo koko nk'umuntu uvugira urwego hari ukuntu bakunda gukwepa kandi nanjye nakwepa ndi muri uwo mwanya akaburiya Ojera ntago ari umukinnyi wa Rayon Sport nta bagabo mwe mukurikira ibyo twaganiriye hano nibyo mwumvise bavuga umukinnyi ntiyaba yaramaze umuntu baramushakira wowe wajya mu gihugu bagagatanya gushakira irangamuntu ukavuga ngo ntabwo uzatura muri icyo gihugu umukinnyi wa Rayon Sport kuko nubundi contrat izarangira se zirangiye ubwo urumva rero nubundi turacyamufite kandi saison ntirarangiye so nkuko yabivuze nibyo uretse na nuze na Ojera ni ibiganiro cyane ko n'umukinnyi w'Ubugande ni umukinnyi tweretse ko akora difference ukurikije ubutumwa bw'abakunzi ba Rayon Sport mukanya naboze mbona abakunzi ba Rayon Sport bari ku mugabane w'Uburayi bo muri Poland bavuga bati mudushireho uburyo natwe i Burayi dushobora kuba twakanda akanyenyeri amafaranga akageraho ngira ngo turaza kubinoza SG yanabisobanuye neza ni uruhare rwa buri umwe ntabwo nubwo ari umukinnyi mwiza niba twifuza umukinnyi mwiza ni umukinnyi n'ubundi bisaba ubushobozi buri hejuru ni ibiganiro yabivuze SG kimwe n'abandi bakinnyi bose abo barimo gusoza nubwo Ruvanga avuze ko onana nibyo amakipe menshi aramwifuza ariko no muri ayo menshi na Rayon Sport irimo kandi mu biganiro bya mbere bibanza burya habanza uri mu rugo wari umufite hagakurikiraho abandi bamwifuza bo hanze so nteka yuko abafana ba Rayon umuryango wa Rayon Sport dufite ubushobozi bwo kugumana umukinnyi mwiza wese igihe twese twabigizemo uruhare ariyo platform turimo turakora yaba iyo kanyenyeri ndetse niyo twari twatangije ubushize ubwo twazaga hano tugana ku bijyanye n'amatsinda y'abariyo nkeka ko izo gahunda zose twese tuzitabiriye dufite ubushobozi bwo kugumana onana dufite ubushobozi bwo kongera amasezerano wo Ruvumbu na Ojera ndetse n'abandi beza hanyuma tugasohoka dufite equipe nziza ikomeye izabasha kugeraho turimo turabona niba ubona Yanga ubushize twakuyemo tukayisiga mu matsinda uyu munsi ishaka ko yagera finale urumva rero ni intumbero nziza y'uko bakuyemo Yanga bagera finali bahura na USM Arije n'ubundi izo zombi twari kumwe mu matsinda inuvuga ngo Yanga na USM Arije bari mu matsinda bazamukanye na USM Arije Yanga bayiteye akagari irasiga urumva ariko bo ntago baherukayo none USM Arije igiye gukina finali ya Confederations Cup na Yanga muri babandi bari bivuze ko muri kose ninjye bakagombye kuba ndi hariye urakoze cyane Matici rero ngira ngo isaha y'amakuru n'ubundi irageze mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu abantu rero ubwo muzabe muri benshi Huye nabonye kwinjira rwose ni inoti y'icumi 5 kuguza ubu hakiri kare abazagura minsi ya nyuma bazaba ari 3 7 15 mukomeze kubana na Radio Rwanda turagaruka tuze none